hari igihe Imana igukoresha ikosi warize uri umukobwa ukabura akazi naho udepoje turabanza duha akabizo barahari turabazi. Wajyana diplome reba imyaka 10 ubuza akazi kandi wararaye winitse amaguru mwibase wiga ariko waba wadepoje bitese sister ureba neza humura ariko uzi ko ari umuntu ushaka kureba neza akajyana na diplome iriho make ariko kuko areba neza akaba yakabona ngo ariko ukagira kureba neza ukagira no kuba wifite diplome yawe ariko ukanakora ukanatsinda ariko kubera yuko nta kabizo watanze ukaba wanabura akazi. Uzi ukuntu buri ku ikosi uzi yo witwaye neza ubona akazi ukabona na sheri kandi bose baturutse mu ijuru. Urike babandi birirwa bavuga ngo abakobwa ni benshi ukagira ngo harimo abo yaremye. Abakobwa barahara abagore ni benshi se harimo abo wabumbye. Imana itaguhitiyemo ntago byakunda. Umugabo waciye ku ikosi ry'umugore wigishijwe n'umugore havamo umugabo mwiza. Impamvu rero buryo uyoboye abagore ureka nkubwire ntago wakoze ikosi. Nise mbwira ukuntu waba bishop, umbwira ukuntu waba umushumba, umbwira ukuntu waba apotre, ugushwa n'amaguru y'abagore, ugushwa n'amabuno yabo, ugushwa n'amashinya y'umukara, ugushwa n'amaso yabo. Ntibishoboka burya ntiwagiye ku ikosi. Ubwo se wagushwa nabo ukazayobora abagabo bonyine? Ni ikimenyetso cyuko uri umusivile ntiwigeze ukora ikosi cyangwa wararitorotse. Amahoro y'Imana nabe muri mwe kandi twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni muri cya kiganiro cyacu turi kwigisha ku ma episode, tugeze kuri episode ya 4 aho turi kuvuga ku musirikare wa Kristo tubihuza n'umusirikare w'umubiri kugira ngo tubigireho. Hari ibyo dushobora kubigiraho ni nabyo nagiye nifashisha. Hanyuma tugeze kuri episode ya 4 twagiye tureba ibintu bitandukanye. Twahereye kuri episode ya mbere tuvuga urukundo abasirikare bagira, dusanga n'abakozi b'Imana abantu bakijijwe mu kwe kugira urukundo. Dusanga ikintu cya kabiri ni indahiro abasirikare bagira, dusanga natwe hari indahiro twagiranye na Kristo. Icya gatatu ni ikosi. Ukuntu umusirikare ajya ku ikosi twasanze natwe hari ikosi Kristo atunyuzamo. Hanyuma icya 4 nicyo tugiye kuvuga uyu munsi, gukunda ikosi. Ntabwo ushaka gukora ikosi utarikunda. Uko biri kose tugomba gukunda ikosi, tugomba kurikunda. Hano uyu munsi turi buvuge gukunda ikosi no gukunda ugukoresha ikosi kubera inyungu y'icyo ushaka kuzakuramo. Nongere rero kubasuhuza mu izina rya Yesu, mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwira ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turasuhuza abadukurikiranye bo muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye. Mujya munyandikira burya ndabireba no kuri comment ndabyitegereza nkabireba. Nanjye rero ndabashuhuje cyane kandi ndabishimiye ibyo munyandikira njya mbireba kandi nkabibona. Imana y'amahoro namwe ikomeze kubazigama no kubatera inkunga kubwo kudushyigikira no gukurikirana ubu butumwa uko bwije nuko bukeye. Iy'amahoro ibishimire. Hanyuma rero ndasuhuza abo mu bihugu bitandukanye. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Ndasuhuza nabo mu bihugu by'abaturanyi. Nukuri ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Umwami Imana akomeza abane namwe. Mbere yuko dutangira murabizi tugomba kubanza gusenga kubera ko ibintu tuvuga ntabwo ari byo twize mu ishuri kandi ibintu tuvuga si byo twaranguye. Ntabwo ibintu tuvuga ari imirage twahawe n'ababyeyi bacu n'abasogokuru n'abandi. Ibintu tuvugwa ni ibintu Imana iduha kugira ngo idushoboze kubivuga. Ntabwo ari inyama nta nubwo ari amaraso. Niyo mpamvu tugiye gusenga muri iri sengesho tubwira Imana ngo nidushyigikire muri iki kiganiro kugira ngo umugambi w'Imana aba ari we usohora. Imana ifite imbaraga nyinshi zitarondoreka. Tugushimiye umwanya waduteguriyeho kugira ngo tuvuge ijambo ryawe abantu bawe barusheho kunguka ubwenge.
turasenze kugira ngo utube hafi kandi udushyigikire. Ngiye kuba mikoro uba ari wowe uvugira muri nge, kandi umugambi wawe usohore ku bantu bawe. Icyo wifuza ko bamenya kiba ari cyo kimenyekana, kandi icyo ushaka ko bazavamo kiba ari cyo kiba. Ngaho nushyigikira ibivugwa ubiherekeze, ubigeze aho bigomba kugera. Ndagushimye ko udufashije mu izina rya Yesu, amena. Yego, rero twatangiye ndi kwigisha ku musirikare, ndi kuvuga ku musirikare wa Kristo. Mwabonye amagambo y'Imana, mwabonye amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo ntawakishyira mu by'ubu bugingo ngo bakinejeje wamwandikiye igisirikare. Nashakaga ko dusoma aya magambo kugira ngo mwumve ko igisirikare kiri hano muri Bibiliya. Muri Bibiliya bavuga ku musirikare. Hari n'igihe Pawulo yari arimo gutanga inama ku bantu benshi batandukanye, ariko ngo n'umusirikare amugezeho ngo aramubwira ngo mwigisha ngo twebwe tubigenze gute. Ijambo rya mbere yarababwiye ngo munyurwe n'ibihembo byabo. Ibyo nabyo tuzabigeraho. Ntago rero burya ari ukubakunda gusa, ahubwo n'Imana irabakunda kandi irabemera. Igisirikare kiremewe. Hanyuma ariko twasanze ko no muri Yesu hariho ikosi rya gisirikare. Mbabwira yuko kamanda wacu, afande wacu ari afande Jesus. Twarebye urukundo rw'abasirikare, tureba ukuntu umusirikare anezezwa n'uko ibendera ry'igihugu cye rizamuye. Nicyo kinezeza umusirikare. Twari turi gutanga urugero tuvuga ngo natwe tugomba kunezezwa n'uko ibendera ry'igihugu cyacu ryazamuwe. Twarebye ukuntu rero ku ikosi, umuntu iyo ari ku ikosi ntabwo basa neza, ntabwo aba yambaye neza. Mbese ku ikosi nta busirimu bubayo. Dusanga bene wacu nabo bari ku ikosi, ndavuga aba Kristo, muri kuri ku ikosi rya Kristo. Murifuza gusa neza, murifuza kubwirwa neza, murifuza kwambara neza, ko ntabwo bikunda ku ikosi nta muntu usa neza. Nta muntu ujyana costume ku ikosi, nta n'umuntu ujyana mini ku ikosi. Iyo bari ku ikosi baba bafite imyenda bambara. Niyo mpamvu iyo umuntu ari ku ikosi aba ari ku ikosi. Muri make umuntu uri ku ikosi ntakitware nk'uwarirangije kandi akiririho. Hanyuma twarebye kandi ukuntu abasirikare bagira indahiro. Iyo bagize indahiro bibatera kudahemuka, kandi indahiro bagira ibatera no kugira ibindi bakora kugira ngo badatatira indahiro. Twaritegereje dusanga rero n'abakristo hari indahiro tuba twararahiriye Kristo, ariko dusanga bene wacu bari kurenga ku ndahiro zabo bagakora amakosa. Uyu munsi ni episode ya 4 tugiye kugeraho. Tugiye kwigisha ivuga ngo gukunda ikosi, ukarikunda, ukarigirira umutima, ukumva uranaryishimiye. Reka turebe ijambo ry'Imana rijyanye n'ubu butumwa bwitwa gukunda ikosi. Iyi episode ya 4, urwandiko rwa 2 Timoteyo yanditse, ibice byaho 3 umurongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko wehoho wakurukije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi yanjye, no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi, n'ibyambereyeho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo no muri Lusitira, n'ibyo nihanganiye byose ndenganywa. Nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bakayobya. Ariko wehoho ugume mu byo wizeye, ukabyizezwa nuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu. Yo Imana nishimwe. Agakiza gaheshwa no kwizera Kristo. Imana rero nishimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana dushaka kwifashisha muri aya magambo y'Imana. Hanyuma
twari turi nyine kwishimira ikosi turimo, turi kuvuga abantu batojwe ukuntu bajya babasha no guca mu ntambara bakihangana. Ushobora kuba waratorejwe ku rugo, Imana ikagukoresha ikosi ikoresheje umugore wawe, niyo mpamvu ntukwiye kumurakarira no kumwanga no kumufatira imyanzuro, ahubwo hano nababwiye ko tugomba no gukunda abadukoresha ikosi. Ntabwo nigeze mbona umusirikare ariko uri ku ikosi arakarira afande we uri kumukoresha ikosi, usanga ari kumukorera ibintu wagira ngo ni ubugome cyangwa kumubabaza, ariko barangiza ukabona bakoranye mu ntoki barasuhuzanyije, muri make aramukunda kanamwishimira kuko ibintu ari kumukorera si ubugome, ahubwo hari urwego ashaka ko avamo akajya mu rundi kandi rwiza. Umuntu rero agomba kwihanganira ikosi bitewe n'ikizavamo. Burya umunyeshuri yatihanganiye kwiga ntabwo atsinda, kandi iyo umuntu atatsinze nyine ngo yize hari ibyo atakaza, kuko nta muntu ushobora kubona diploma atarize. Niyo mpamvu yiyambura ibitotsi akarara areba, niyo mpamvu ngo harimo n'abarara nyine ngo agafata ibasa akarambikamo ibirenge agakonja nyine kugira ngo akajya yiga ariko ibirenge biri mu mazi kandi afite matera nziza aho yakaryamye. Mbese muri make hari ubuzima bwiza biyambura kugira ngo bige neza bazagere ku cyo bifuza. Ni nayo mpamvu umunsi uzajya ubona umuntu yarirangirije amashuri ye yicaye muri biro, ujye umwubaha, aba yararaye akanuye amaso usinziriye. Tugomba kwishimira ikosi rero. Nimba Imana yarabonye yuko umugore ari uzagutreninga ukagera ahantu Imana ishaka, ugomba gukunda umuntu afande wawe ugukoresha ikosi. Ugomba gukunda umugore kugira ngo ugabanye rasiyo, ugomba kuyongera kuko azatuma uvamo umuntu muzima. Imana niguha kuyobora abagore nta mugore uzagucumuza. Uzaba warabanye nawe yaragukoresheje ikosi, hari igipimo kizagabanuka mu kubakunda no kubagirira icyizere no kubagirira amarare. Ubwo rero umuntu uyobora abantu b'Imana ataraciye ku ikosi, ni uzajya usanga ngo yaterese na ntuza tereta na ntuza, azajya ajya ku ruhimbi ajye kwigisha amaze gutereta, kandi undi hari ibintu bitavangwa nyine. Ubwo rero ugomba gukunda profe wawe. Umuntu ugukoresha ikosi ugomba kumukunda. Nimba wamuguriraga igitenge kimwe mu mezi 3 ugomba kukigura mu mezi 2. Nimba watangaga rasiyo ya make ugomba kuyikuba 2. Profe wawe ukamufata neza, afande wawe ugukoresha ikosi. Nta yindi myanzuro ngo uzajya utaha saa 6 z'ijoro, wapi, ntabwo ari uko ku ikosi bigenda, ahubwo ujye utaha kare ngo uzajya uza ureba nk'iryishe yanka hoya, ujye utaha ureba neza unamuhake ya nyinshi, kugira ngo ukore neza ikosi ryawe kuko azakugeza ku rundi rwego. Abantu rero batorotse amakosi, batorotse ikosi bigira abanyabwenge, bigira abanajywa, nibo musanga birirwa badutaha inama zitarizo, hakumva yuko gushaka umugore wa 2 cyangwa wa 3 nta kibazo kandi ari umuyobozi w'itorero. Yaratorotse ikosi. Umuntu akwiye kwishimira ikosi ariho. Nimba uri ku bushomeri ihangane, wirakara, wibabara, nyuma y'ubushomeri uzabona akazi. Imana uzi ukuntu igitoreza umukobwa akabura n'umubaza izina kandi ntacyo abuze. Imana itunyuza buri wese akora ikosi rye. Erega ku ikosi ntago abantu ntago bakora rimwe, ntago bakora bimwe. Buri wese akora ibyo ashoboye. Hari abasirikare barwanira ku butaka, hari abarwanira mu mazi, hari n'abandi wumvise bamanuka ku mutaka. Hari ingabo ziba zikomeye zitabara ahantu rukomeye, abantu b'abakomando. Iyo umuntu yitwa umukomando aba yarakoreye ikosi ahantu hakomeye, kandi yatabaye atabara nk'abakomando nyine. Umukobwa wakoze ikosi hakagira imyaka 40 nta nuramubaza ngo waramutse, iryo naryo ni ikosi. Nimba umuntu agiye ku ikosi umuntu arahababarira, ku ikosi umuntu ashobora no kuhakomerekera, ku ikosi umuntu ashobora kuhasiga n'ubuzima. Ariko uko biri kose bitewe n'icyo ugamije gukura ku ikosi ugomba kuryishimira. Ndashaka kwigisha aka kanya abantu baba ku ikosi rya Kristo ariko bikabarakaza. Ntukarakazwe n'ikosi Imana yagushyizeho, kuko hari ikintu Imana yifuza kuzavamo. Twasanze ikosi rimarira iki umusirikare, ikosi rimarira iki umukristo.
ikosi rimarira umusirikare ko ni umusivili uba uri kuvamo umusirikare. Baba bari gufata umusivile bamukoramo umusirikare. Umukristo rimumariye iki? Baba bari kumukuramo igipagani bamwinjizamo Imana imwinjizamo kuba umukristo. Baba bamukuramo umubiri bamwinjizamo umwuka. Baba bamukuramo kuba ahantu hose yagiye atabira. Ubundi ahantu turererwa, ahantu dukurira, ahantu dukorera, tugende turaruza ibintu bitandukanye bishobora gutuma tutazajya mu ijuru. Imana iyo gushyize ku ikosi rero ibiri kugukuramo igipagani gushyiramo igikristo. Ibiri kugukuramo urupfu gushyiramo ubugingo. Ibirimo kugukuramo umubiri, ubuzima bw'umubiri mu buryo bw'umwuka, igushyiramo umwuka mu buryo bw'umwuka. Ibiri kugukoramo umuntu muzima wuzuye umwuka wera wishimirwa n'Imana. Ntabwo Imana rero ari yipfa kuraruza. Yego, ugomba rero kwishimira ikosi uriho. Twasanze amakosi ariho atandukanye. Hari igihe gushyira ku ikosi ry'ubukene, ukaba umukene kandi uri umuntu w'umugabo ufite amaboko abiri, naho ukoze bakakwambura. Yego, cyangwa ugakora uhora mu madeni, ugasonza inzara ikakwica, naho ugiye kwaka akazi ukakabura, naho ukoze bakakwambura, ukaburara kandi ukoze ukora, ukabura y'inzu kandi ukora buri munsi, ibyuya bikaza wavunitse, ukireba ukikebuka ukibaza impamvu biba. Burya ntukabitindeho, uri ku ikosi. Kandi mureke mbabwira, Imana ijya idukoresha ikosi, mujye muryihanganira munaryishimire, kuko ukuntu Imana yaduhamagaye ntago twaguma uko. Ibintu twariye mu Egiputa ni byinshi. Mwariye ibyo mwibye, mwariye ibyo mwasambaniye, mwariye ibyo mwatetseho imitwe, ibintu mwashyize muri izi nda ni byinshi, ibyo murya ni byinshi. Ntago rero Imana yacanze umutungo na Satani, nta nubwo bafatanyije igishoro, reka da, nta nubwo igomba ntago Imana yafatanyije na Shitani. Niyo mpamvu ibintu abazimu bagiye bakugaburira n'ibyo wagiye ubona mu buryo butandukanye, Imana igomba kubigukuramo ugasigara uko kwavutse, Imana ikakuremamo ibindi. Uziguhaye agakiza uri umukobwa, ihita ireba abo wakuye ibyinyo byose. Burya niyo mpamvu uzabona kugira umukene ugasigara nta n'ijipo ufite kandi wahinduranyaga, nuko hari igihe ibiri kukureba ibyo wagiye wambara n'ibyo baguhaye. Hari abakobwa hungu watendetse, hari abo wabeshye, hari abo wakuye ibyinyo. Hari igihe usanga umukobwa afite abahungu nka 5 bose ababwira ngo arabakunda. Umwe ukamukuraho ayo kujya muri saro, undi ukamukuraho style nyine, undi akakujyana muri saro ugasokoza ugasiga inzara. Mbese abakugurira amashakoshi, abakugurira inkweto, abagusohokana, abakugurira ifi n'abakugurira inkoko, iyo ukijijwe irabikurutsa bikagushiramo. Ntago Imana yacanze umutungo na Shitani, ariko yibigukuyemo irabikuramo bigashira, hanyuma ikazana ibyayo byiza kandi by'umugisha. Dufite abantu bagiye barya ibintu by'uburiganya, bagiye baniga abandi, bagiye babahimbira, bagiye babashyirishamo, bagiye abantu bafite ibintu bagiye bakura ahantu. Ikosi rero rirakenewe kuko ahantu twavuye ni habi. Ukabona umuntu ngo ni umukire rwose afite amayetaje, ariko wareba inzira yagiye abinyuzamo ugasanga harimo inzira z'uburiganya nyinshi. Ntago rero Imana yakwemerera ko ugomba kuba umuyoboke wayo kandi ufite ibintu byinshi by'uburiganya. Niyo mpamvu umuntu akira, akaba yakira akagira ubutunzi bukomeye, Imana ikabunyuramo kuko yamushatse, hanyuma ikamuyogoza. Wajya kumva ukumva ngo imodoka imwe yahiriye aha, hanyuma yanzu yahirimye. Ari Imana igira ngo ikure umutungo wa Shitani aho uvukagera kugira ngo atazanabikuregesha. Ariko wamara guca ku ikosi, yamara kugutoza, umaze kwibagirwa ibyo mu Egiputa, ikazi kaguha ibyayo kandi birimo umugisha. Aha rero ndashaka kubigisha gukunda ikosi. Yego, umusirikare arababara iyo bari kumwigisha ukuntu azajya kusha kugira ngo yirinde haduyi, akagenda kururinda. Kuko hari igihe ashobora kurwana ahagaze bakamumena umutwe, akajya ku ikosi bakamwigisha kugendesha inda. Iyo bari kumwigisha kugendesha inda rero ntago agenda apfukamye, ni ukugendesha inda nyine yubitse inda. Hanyuma wowe ibintu Imana ikwigisha si byo ukora.
Imana irakubwira tujye ugendesha inda ugashaka gupfukama, yakubwira ngo ugendesha amavi ugashaka kugendesha amaguru. Ndakurahiye ugomba kujya ku ikosi Imana igushyizeho kandi ukishimira ikosi. Yego, nimba Imana yagupangiye ngo uzajya urya 3 mu cyumweru wishaka kurya 7, nimba Imana yaraguhaye ibiryo nyine ntago bishaka ntunabikeneye, ibyo wifuza si byo ubona, ihangana uryibyo uri ku ikosi. Kandi wishaka kubaho nk'umuntu wavuye ku ikosi ukiririho, ugomba kuryishimira, wikinubira ubuzima Imana yagushyizemo. Yego, wikinubira urugo rubi wicayemo uri ku ikosi. Uwo mugore ari kugutreninga, uwo mugabo ari kugutoza, uzavamo umuntu w'umumaro. Kandi nukora ikosi neza uzigisha abandi, ntago uzapfa ubusa. Kandi ikosi niri kugirira umumaro ukaryitwaraho neza. Nujya ku rugamba uzarwana, nurwana uzanesha, nunesha uzambikwa amanyenyeri. Ugomba kwishimira ikosi ryawe, wikambye impanga kandi wirakarira uri gukoresha. Nimba ikosi ryawe riri ku mugore wishakiye, ihangana urikore. Buriya Imana niho yabonye zagutreninga ukazavamo w'umumaro. Niwihangana rero ukaba umuntu w'umugabo, uwo mugore akagutoza. Haragutoza da. Uzi umugabo wakoze ikosi ry'umugore nta kwa sadisi we. Uzi yabaye umushumba, ayobora ihene n'intama, byose akabiyobora neza. Uzi umugabo wakoreshejwe ikosi n'umugore akaribaho neza. Uzi yabaye pasiteri nta kwasa, nta hana bahuriye na yamabandi. Haba pasiteri mwiza uyoboye intama n'ihene by'Imana. Je nababwiye ko intama n'ihene byose Imana irabiguha ngo biyobore. Waragira intama zonyine uri mu isi se ntibishoboka, n'ihene ziziramo. Kandi ihene nyine urazimenya. Umugabo waciye ku ikosi ry'umugore, wigishijwe n'umugore, havamo umugabo mwiza. Impamvu rero buryo uyoboye abagore, reka nkubwire ntago wakoze ikosi. Nese mbwira ukuntu waba bishop, umbwira ukuntu waba umushumba, umbwira ukuntu waba apotre, ugushwa n'amaguru y'abagore, ugushwa n'amabuno yabo, ugushwa n'amashinya y'umukara, ugushwa n'amaso yabo. Ntibishoboka burya ntiwagiye ku ikosi. Ubwo se wagushwa nabo ukazayobora abagabo bonyine? Ni ikimenyetso cyuko uri umusivile, ntiwigeze ukora ikosi cyangwa wararitorotse. Ntabwo ushobora kugushwa n'abagore kandi ugomba kubayobora. Ubwo se umusirikare ashobora guhangayika kubera umusivile? Umusivile waryamye umusirikare ari ku ikosi ntago bishoboka. Hari igihe Imana igukoresha ikosi, warize uri umukobwa ukabura akazi, naho udepoje turabanza uduha akabizo, barahari turabazi. Wajyana diplome, reba imyaka 10 ubuza akazi kandi wararaye winitse amaguru mwibase wiga. Ariko waba wadepoje, bite se sister? Ureba neza humura. Ariko uzi ko ari umuntu ushaka kureba neza akajyana na diplome. Akajyana na diplome iriho make, ariko kuko areba neza akaba yakabona. Ariko ukagira kureba neza, ukagira no kuba wifite diplome yawe, ariko ukanakora ukanatsinda. Ariko kubera yuko nta kabizo watanze ukaba wanabura akazi. Uzi ukuntu buri ku ikosi, uzi iyo witwaye neza ubona akazi ukabona na sheri kandi bose baturutse mu ijuru. Urike babandi birirwa bavuga ngo abakobwa ni benshi, ukagira ngo harimo abo yaremye. Abakobwa barahari, abagore ni benshi. Abagore ni benshi se harimo abo wabumbye. Imana itaguhitiyemo ntago byakunda. Ukajya kudepoza n'abandi, ukaba ari wowe ukabura kuko wanze gutanga keya. Akakubwira ati naho utatsinda nta kibazo, wowe uze kuza duhurira aha gusa. Ni duhura biraba byarangiye, sibyo se nyine? Ni muhura nyine, ubwo se ntubyumva? Ni muhura da. Waba ushaka gutoroka ikosi rero mugahura nyine ngo urashaka kuva ku bushomeri, mugahura muhuye bwacya kakaguha. Ese niba mwirukana da? Niba mwirukana nawe, niba mwirukana ntagume kuba manager, niba mwirukana ntakomeze kuyobora icyo kigo.
maze rero mugatoroka amakosi. Iyo wihanganiye ikosi ry'ubushomeri rero uva muri umuntu muzima ushimwa n'Imana ikaguha akazi katarimo imyako n'imikasiro, wanagira ikibazo ikakurwanira kuko ariyo yakaguhaye. Mwihanganira amakosi. N'abatagutunze bakatangira kukurambirwa ngo bugize imyaka ingahe, n'abatazi iyo utaha, n'abatazi iyo urara, n'abatazi ubuzima bwawe, bakakurambirwa batagutunze, bakakurambirwa nta matera yabo uraraho, bakakurambirwa nta biryo byabo urya, bakakurambirwa ubu uri ku ikosi. Ubundi shitani akajya kwereka abo mwarangirije rimwe, akajya kwereka barumuna bawe bagiye ugasigara. Ihanganira ikosi, nuva ku ikosi uzaba uri uwo kwifuzwa. Kandi reka nkubwire, nubwo umuntu aba ku ikosi akivuruguta kubera amazi yakoreyemo ikosi n'ibitaka gasa nabi, ariko iyo umubonye arivuyeho ntako asa. Iyo umuntu arivuyeho ntako asa. Yatumiye imiryango, yatumiye inshuti ze, nyakubahwa ari we wimanukiye aje kuyamwambika. Nyakubahwa Imana nawe hari igihe ajya yururuka kuyatwambika. Niyo mpamvu mujye mureka abayambare, mujye mubareka abayambare, baba barayakoreye. Mwihangane kandi muryishimire. Umunyeshuri watangiye kurakarira ikayi burya aba afite na gahunda yo kuva mu ishuri. Umunyeshuri watangiye kurakarira prof umwigisha aba afite amahirwe make yo kubona amanota. Umunyeshuri wanze ishuri ni nkaho aba yanze ubuzima bwe. Ugomba gukunda ikosi kandi ugakunda n'uri gukoresha. Bariya birirwa babahimbira, ababafungishije bakabajyana muri gereza nta cyaha mwakoze, mwari muri ku ikosi. Umuntu ugucucura akakumaraho udufaranga twawe, wajya no kuburana ugatsindwa, burya ni ikosi uba uriho. Mwihanganire ku ikosi. Nyuma y'ikosi uzasa neza. Nyuma y'ikosi noneho uzambara costume bikundi. Nyuma y'ikosi. Hanyuma n'ubundi ndi kwegera ku musozo. Gukunda ikosi nicyo twari turavuga, kandi ugakunda n'uri gukoresha. Wikanga umubisha wawe, ntuzanga umwanzi wawe, ntuzanga abakugenza, ntuzanga abaguhiga. Hari imbaraga zikomeye uzamenyeramo z'Imana yuko izikurinda, kandi izo mbaraga nuzimenya uzazimenyesha n'abandi, kuko hari abantu batazizera, hari n'abatazizi, hari abandi bafite izindi mbaraga. Iyo umusirikare ari ku ikosi ntabwo akora ibyo ashaka, hari uba uri kumutoza. Hari umuntu uba uri kumutoza, ibyo bamutoza nibyo agenderaho, kandi ibyo yigishwa nibyo agenderaho. Natwe dufite umutoza uri kutwigisha iki gisirikare cya Kristo. Nababwiye ko ari afande Jesus. Ntago tugomba gukora ibyo dushaka ku ikosi, ntago tugomba kurwana uko dushaka, ntago tugomba kwiga uko dushaka, ntago tugomba kwigishwa uko dushaka, nta nubwo tugomba kwigenza uko dushaka. Tugomba kugendera ku byo twigishwa nawe. Ndumva ashaka ko dusenga. Hari ugukora ikosi, hari no kuryishimira. Natanze ingero nkeya ariko izindi uzikurure. Ufite buri wese afite ahari gukorera ikosi. Hari abari kurikorera muri gereza, uzi kugira ngo bagukatire kandi nta kosa wakoze. Wimwinubira, ni ikosi uriho uzarivaho. Buri wese afite iryo akora, kandi buri wese afite naho arikorera. Tugiye gusenga Imana. Imana iguhe kurikunda, kurinde kwijujuta no kwinuba. Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana y'imbaraga zitarondoreka, Imana umukozi w'umuhanga, Imana izi byabaye n'ibizaba, Imana izi biriho n'ibizakurikiraho, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana y'imbaraga, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana iteye ubwoba, Imana izira inenge. Turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye. Tugushimiye neza yawe itabura uko ibigenza. Turagushimye kuko uri umwami. Ubu butumwa bugere hafi na kure. Ukumva umwumvire, uguhindukirira umuhindukirire. Imbabazi zawe zibe kuba kuzi n'abatarakumenya, kandi urengere kandi utabare. Ndagushimye kubw'uyu mwanya, ndagushimye kubw'iyi minota. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Amena. Mbifurije amasaha, mbifurije umugisha w'Imana, kandi ndabifurije mu izina rya Yesu amahirwe masa,
yo kugira ngo mukunde ikosi, kugirirwa neza n'Imana bibane namwe. Nimero zanjye za telefone ni 0783542668. Amahoro y'Imana nabe muri mwe kandi amen.